yaramubwiye ku bice bitandatu mu Baheburayo, aravuga ngo nicyo gituma tudakwiye ngo guhora mu bya mbere bya Kristo, ngo ahubwo dukwiye kwigira imbere ngo aho dutunganirizwa rwose. Ariko ngo niba ngombwa tubonye ko hari ubwo bukene ngo tuzabisubiramo. Aravuga ngo ibyo bya mbere bya Kristo niki? Ngo ni ukwihana imirimo ipfuye, ngo ni ukubwirwa iby'umubatizo, ngo ndetse ngo no kubwirwa ko abapfuye bazazuka. Haleluya. Mu nyigisho Yesu yatanze akiri mu isi, yigishije abantu iby'umuzuko. Mwibuke ari kumwe n'abakobwa babiri bamaze gupfusha musaza wabo Lazaro. Yarababwiye ngo musaza wanyu ntabwo yapfuye, arasiziriye. Wa mukobwa aramubwira ngo ibyo wayivuga ngo ndabizi ku muzuko uriho, ngo kandi ku muzuko wabera azazuka, bigaragaza ko bari barigishijwe umuzuko. Ariko Yesu aramubwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, nobazura kiriya gihe none abazura none, ninjye kuzuka. Ntibisaba ngo hazaba imperuka ngo mbone kuzura. N'uyu munsi Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Umwizera niyo yagaragara nk'upfuye, Imana imuha ubuzima. Bwana Yesu asifiwe cyane. Haleluya. Amen. Reka mbabwire ibintu bibiri. Icyambere, Imana yari yaratakaje kirayibabaza, cyatumye icura plan B, cyatumye Imana igambirira bwa kabiri kuza gushaka umuntu. Dawudi yaravuze muri Zaburi, aravuga ngo Imana yagambiriye kera ko umuntu ngo ahinduke ibyishimo byayo. Kandi mu byibuke muri Edeni yajyaga imanuka nimugoroba ikaza kubabwira ngo mwiriwe Adamu, mwiriwe, mumeze gute, muri amahoro, mwiriwe neza, mwariye, murakomeye, sawa, mugira amahoro, igataha. Kuva Adamu akoze icyaha, ubwo busabane bwarahagaze. Ntibongeye kubona Imana amafuya ni munsi, ntibongeye kwibona iza kubasuhuza no kubasura. Wa mugambi wayo yamenye umuntu wo kugira ngo igize imurebe. Ubundi ni ukuvuga ngo umuntu niwe wari umuneze. Imana nicyo kintu yajyaga ireba, ikishima, ikanezera, ikagira ubwuzu. Satani amaze gukata misiyo, iravuga ngo ntabwo bikunda, sinomuhera. Ntabwo byavuye kuri twe, byavuye kuri yo. Umugambi wo gucungurwa ntuhera kuri twe, uhera kuri yo. Bwana asifiwe. Amen. Icyo nicyo cyatumye Imana igambirira kohereza Yesu, ni ukugira ngo umuntu yongere agaruke muri wa munezero, yongere yibera umunezero. Haleluya. Amen. Nimwibuke ijambo riri mu Baheburayo 12 umurongo wa 2 rivuga ngo dutumbire Yesu, ngo niwe banza ryo kwizera kandi ngo niwe gusohoza rwose. Uwo nguwo ngo yihanganiye imibabaro, ngo kubw'ibyishimo byamushizwe imbere. N'ubundi imbaraga Yesu yabonye zimuhurutsa mu gikombe cy'umusaraba, nuko yarimo abona itorero, nuko yarimo atubona duteranye hano Nyagatare, nuko yabonaga uyu munezero twagize, nuko yabonaga buriya buzima ubayemo, nuko yabonaga. Bwana asifiwe sana. Amen. Gift nziza wohereza Yesu nuko yari imbuto. Haleluya. Amen. Kuko kona kugabi impanubwo wigeze kunyituriki, kona retse byose nkurengera wanyituye iki wowe, kona retse byose nkurengera wanyituye iki wowe. Nasize ubwiza bwanjye we narifite mu ijuru, siga umucyo kwa data nza mu mwijima w'isi, kona retse byose nkurengera waretse iki ku bwanjye, kona retse byose nkurengera we waretse iki ku bwanjye. Navuye urupfu rubiwe biruta uko byavugwa, navushijwe amaraso ngo utazapfa nabi nawe, kona kugabi impanubwo wigeze kunyituriki, kona kugabi impanubwo wigeze kunyituriki. Efeso arabwira ngo namwe basuye ubwo mwari mupfuye mu byaha n'ibicumuro ibyo mwagenderagamo kera mubikurikiza umwami w'umwijima. Haleluya, haleluya. Ariko arababwira ngo ntibyavuye ku mirimo yanyu,
ngo hatagira uwirataho muri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. Kuko Imana ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu isi itararemwa, ngo kandi yarayiteguye kugira ngo tuyigenderemo. Bwana asifiwe. Amen. Ikitwa Pasaka kuri twe nukwemera gupfa. Nukwemera. Bwana asifiwe. Amen. Ikitwa Pasika kuri wowe, kumenya neza ko winjiye muri Pasika, nukwemera gupfa ku muntu wa kera. Nukwemera gupfa ku migenzereza yawe ya mbere. Haleluya. Dufite abahanga muri iyi minsi bo kuririmba umusaraba, ariko barangiza bakaba n'abanzi bawo. Umwuka wa gifarisayo ngo bafite ishusho yo kwera, iyo bareba ubabona ishusho yo kwera, ariko ngo wabegera ukabona ngo imirimo bakora irimo irahakana kwera kw'Imana. Bararirimba ukabona bagiye mu ijuru, mwahurira hanze bagasa n'abavuyeyo. Haleluya. Amen. Imana ntabwo dushaka ibi ndi gukora naje navuye iriya haza ngafata ibi ntidushaka ibi ngibi, ibi wateguye bikakuvuna naje nkaza namushikira n'abantu bakaza. Imana ntabwo ari cyo dushaka. Imana ikeneye ubuzima uyuba. Bwana sifiwe. Amen. Nimwuka ijambo ryo muri Matayo ivuga ngo bazaza bavuga ngo twakuye mu izina ryawe, ngo twakije indwara mu izina ryawe, ariko bazavuga ngo sinigeze kubamenya, ngo nimwumve imbere mwabivume. Haleluya. Ibyo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo Imana yacu ntabwo idiringa n'ibyo twakoze, idiringa n'ibyo turi byo mu mitima. Imvugo Imana yumvikaniramo n'abantu ni ukumenya ngo se ko hari amagambo ijana wayibutse kurangara. Bose z'amasengesho y'imisi 40 ayaguhinduye nangahe? Ko waririmbye Pasaka umusaraba n'iki wishe kuri wowe? Bwana asifiwe. Imana yacu bareke sana. Imana yacu ntabwo ari nyamubiri. Mubyibuke neza, Yesu aganira na wa Musamariyakazi aramubwira, yaramuprovotse amusaba amazi adafite inyota. Kuko mwumve neza mukurikira iriya nkuru, ntabwo yigeze yanywa y'amazi. Haleluya. Tiyanariye n'ibiryo abigishwa bari bagiye kuzana mu isoko, ngo baramubaje ariko kumeze neza kukeye, kandi hano nta soko rihari, wariye iki? Haleluya. Amen. Arababwira ngo ibyo kurya byanjye ngo ni ugukora ibyo Data ashaka. Yesu abwira wa mugore, aramubwira ngo wa mugore, wiya waruze umuntu ugusabye amaso, wari kumubwira ngo ndayaguha ariko nawe umbe ku mazi, kuko yaramubwiye ngo nge naguha amazi atuma utazongera kugira inyota. Haleluya. Ariko aho ndimo njye ku mirongo ya nyuma, yaramubwiye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo basenga Data batazongera kuzamuka imisozi ngo bitwe ngo naba restoration, abandi ngo naba Zion, abandi ngo naba Methodiste, abandi ngo naba ki. Arababwira ngo igihe kiraje ko abantu bazamuka umusozi w'umwuka, ngo nukuri, kuko ngo Imana ari umwuka, ngo n'abayisenga bose ngo bakwiye kwisengera mu kuri no mu mwuka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana izaguha amafaranga, Imana izaguha umugore mwiza, Imana izaguha umugabo mwiza, Imana izaguha abana beza, abana bawe bazajya hanze, abana bawe bazakomera, abana bawe bazaba abagabo, uzabona abuzukuru. Ariko intego y'Imana muri Kristo Yesu ntabwo ari iyo. Iyo niyo ngero. Imana yagambiriye ku bugingo bwawe, urahira mukavuga kuva uyu munsi hari umurimo w'Imana bavuze ngo mata Mwokozi sitaki kumuacha kwa kuwa alinifiria na msifu Yesu anayenipenda daima na kushangilia. Umunezero w'Imana nuko ubugingo bw'umuntu, nuko ubugingo bw'umuntu tonyesha n'ubutoneka. Huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua,
ninamfungulia maana ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Sizibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Isi mu mutima wanjye. Haleluya. Imana ngo yatekereje ko ikwiye kohereza Kristo maze kunyura mu mugore kugira ngo ashikire twebwe babakorwa n'amategeko kugira ngo tubatunge. Haleluya Yesu. Bwana sifiwe. Yesu yaturuhuye umuruho w'ibitambo. Bwana sifiwe. Amen. Kandi turabakene mu bitekerezo. Kandi turi abantu bo tuye mu bitekerezo. Ubu sinzi nimba twibwira ko Imana ikwiye kugarura ibihe by'ibitambo ngo tubanze turuhe ngo tubone kwemera gushyiramo imbaraga zose kugira ngo tumunezeze. Paulo yaravuze ngo nicyo gituma ngira umwete ngo kunezeza umwami wanjye ngo ndi mu mubiri ngo cyangwa ndawurimo. Haleluya. Amen. Imana umaririra imiriro uyu munsi. Imana irareba kuvukishijwe urugendo rwo gukizwa rwatangiye gute ukurikiza iki ugeze he ikimana ireba. Imana ntabwo ireba ko wari umuririmbyi ukaba warabaye umugabo. Imana ireba ko wari umugabo wabaye pasiteri. Imana ireba ibyo. Imana ireba uhindutse bingana iki, urimo uragenda mu mwuka bingana iki, umaze kubaka bingana iki. Iyo tuhagaze mu mugambi w'Imana twongera kugaragaza yashusho muri Edeni. Imana ihora yifuza kuza gusa. Niyo mpamvu ujya ubona wicaye ukumva haje agakorasi kurya Imana iba yawe. Ni umubabaro mwinshi. Amafaranga yabuze, amafaranga kwishyura inzu, abana bakora. Akuva umutima haraje. Umugambi w'Imana tiwaburizwamo n'abanzi bose baguruka ibibazo byabyo bikiyongera. Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Haleluya. Iyo bitaza kuba ibyo atari ubugingo budukoreramo umugabo urwarije mu Buhinde kurumva atari muri probabilite zibiri yari kuvuga ati no ikisigiye cyanjye cyo kunezerwa reka ngende nirabivu nanjye nambare ibikunira ngende ndebe ntegereze ikimana zakora. Ariko kubera ibyiringiro umutima wabwira ngo ikimana ifite gukora azarema isi shasha anawe itarimo ibibazo azarema. Haleluya we itarimo ibibazo. Haleluya. Ariko nkunda Pasaka we Pasaka. Yosefu yaravuze bamujyanye kwa Potifari muri opportunity. Abantu benshi ubu nyine bohagwa aho Yosefu yarokokeye abantu benshi ubu nyine bohagwa kandi hari n'abahaguye. Muka Potifari aramubwira ati maze iminsi nkugenzura naragukunze kandi singusaba urabizi ko weguriwe byose muri urugo kandi nanjye wowe ushaka nobamo. Pastor kirabyigana muri Yosefu. Pastor kirabyigana
amazi ya Pasaka arafurumira mu mutima muri ibyo gushimisha navuze ngo umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanjye ko nakiza kemuri ngo ni umura mu maso ngo nukuri yatugeze ngo asigaye abafatwe abwira mugabo mufashe umwenda arawusiga aramubwira ngo nawezaje kumtetea Mungu wangu ngo dhambi ya namna hii ngo nshobora gukorera Imana yanjye ngishakiremeye abantu bagira Pasaka muri bo bagira imbaraga zidatekereza kabiri no azavuga ati yewe hari akazi no ikindi muri nyine nakora yewe nakumva akagenda uri nakoreramo usaba kandi urarwana habarwana mu uramubwira ngo kamuhaguruka akagenda ugasigara baguseka uyibushije amahirwe ariko Pasaka muri iba yahise. Pasaka ni ubuzima bwanga icyaha ariko mujya mwibuka neza ko cyabanye Yesu umujura icyaha murabizi neza none abakristo ko bari gutomera mu gitondo n'umugoroba abakristo bano ko baragotomera ibyaha mu gitondo n'umugoroba kandi bakavuga ngo mbabazi zirahari mukibagirwa ko aricyo cyavanye umwana w'Imana mu ijuru agakubitwa bingana kuri agasuzugwa bingana kuri icyaha. Hallelujah. Imana imaze kurema umuntu mu itangiro ibice bibiri umurongo wa 7 ngo yafashe umuntu yafashe umukungugu ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo umuntu ngo ahinduka ubugingo buzima. Wanasifiwe. Hallelujah. Wanasifiwe. Amuhumekera mu mwuka w'ubugingo Adamu ahinduka ubugingo buzima. Satani aravuga ngo umuntu arasa n'Imana. Uyu arasa n'Imana. Ugomba kumutata kugeza mukoresheje gusa akava mu mwuka kanduzwa. Yesu amaze kuzuka muri Yohana 20. Abonekera abigisha abasanga mu cyumba ngo bari bicaye ngo kuko yari yarakoze agahigo mu Bayuda ngo bari afite ubwoba bw'Abayuda abamukurikiraga bose kuko benshi mu bamukurikiraga bari bamwihakanye murabyibuka bari bamwihakanye bari bamwe ni mu bambe mu bamure bari rero bari afite ubwoba bw'Abayuda ngo baragenda bari kinjana yari isezerano ryo gutegereza Yesu umwana w'Imana ngo badibukamo barabwira ngo amahoro adakomanze atanyuze mu idirisha cyangwa mu muryango arabwira ngo amahoro yo haleluya barabata uyu niwe nimugoroba aho twari turi umutima wambwiye ngo icyatumye Yesu aza kwiyerekana bifatika byose kwari ukubamara ubuyuyu kwari ukubamara amashaka mu Kinyarwanda cyiza neza kwari ukubamara gushidikanya yaremeye bakata abantu ndagerageza uburyo bwose bive hano wemeye pariki baramubwira ati no ntabwo ari wowe ni umuzimu wawe Yesu arabwira ati ni umuzimu ntazi umufite umuzimu we ntazi umufite umwizana barayizana arayimanya ariko bari bigije nkana kuko indamukanyo ya Yesu yari shalom yari amahoro akibadibuka amabwira ngo amahoro ni ngabo bavuga ati niwe
cyangwa se kuriya kwari kugira ngo baprove neza ko ibyo avuze ari ukuri. Ntashobora kuba umuzimu atoke nimba mufite ifi nimuyizane hano barayimana ngo atamireho baravuga ati niwe. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Yesu yiyeretse abigishwa kugira ngo bagire imbaraga zo kudashidikanya ngo babihagarareho neza kugira ngo natwe bizabone uko bitugeraho. Iyo atabiyereka byuzuye baba baracikije misiyo ntibari kwemera no gupfa kubwe. Toma ngo amare Toma yari yatawanyitse yari yatembereye. Hari abantu n'ubu twicaye hano hari abantu batembereye. Dufite ba Toma mu materaniro n'uyu munsi baracyabamo. Ari hano ari ku mutima uri muri telefone, umutima umuntu afitanye gahunda, uri mu bucuruzi, uri mu bindi bintu byinshi. Ba Toma bahora bagora. Nibamwizera mbonye. Baramubwiye ati Toma, Yesu gavuye hano. Atumva bya bintu byanyu. None se aje ari uko ngiye? Nta waje, nimba yaje aho yanyuze nasubira hace. Ariko ikikwereka ko Yesu gahunda yari afite kwarugira ngo bari abantu babe bafite amakuru ahagije. Yemeye kugaruka ku bwa Toma. Akibibasaba Yesu aritokeza kandi arabwira ati amahoro. Ariko Toma, ni njyewe Toma. Toma toya, ntabwo ari wowe. Ninjye ntabwo ari wowe. Nimba ari wowe, nyereka ibimenyetso. Kuko wowe baguteye icumu mu rubavu, wambaye ikamba ry'amahwa, baguteye imisumari mu biganza. Binyereke mjemere. Yesu azamura ibiganza. Kandi inkovu z'imbereri azaza zikiriho, kandi abacunguwe bose bazazinezererwa. Kandi inkovu z'imbereri azaza zikiriho, twese abacunguwe natwe tuzamunezererwa. Mwamubwo tuzazireba, mwamubwo tuzazireba, mwamubwo tuzazireba, ibyishimo bizotwica. Mwamubwo tuzazireba, mwamubwo tuzazireba, mwamubwo tuzazireba, ibyishimo bizotwica. Toma ngo mare kuzikoramo akoze no mu rubavu. Yesu aravuga ngo Toma kututize Toma ngo se ijambo ry'Imana ravuga ntiyahirwa umuntu wizera atarabona ngo si byiringirwa iyo bibonetse ngo kwizera kuba kukimaze. Haleluya. Amen. Yesu arashaka ko twizera urupfu rwe ngo twemere gupfa buri munsi. Ndibikenewe ngo yongera kuko Yesu kugira ngo abisomo ry'abatizera bose ngo bavuge ko bazizera babibonye. Aravuga ngo noneho mujya mwizera mutarabona kuko nibwo muzagira icyo mushima. N'abisi ngo bavuge ko babyizera babibonye. Haleluya. Urupfu rwa Yesu rudutera gupfa. Abagendaga nabi babireke ubupfu. Abasambanaga barohere babireke, abibaga babireke, abatukanaga babireke. Bwana asifiwe. Amen. Aho twasomye babagabo babiri bari bagendaga mu nzira igiye Mawusi, ngo bagenda baganira ku bya Yesu, ngo bavugana ukuntu yari umuntu mwiza, ngo yagiriraga abantu neza, yakijije abarwayi, ngo batangira kwibaza uko bizagenda ngo atagihari. Ariko ngo bari bafite gushidikanya
mu nzira igiyemo usi mu rugendo rwa Pasaka bigereranywa n'ubuzima utuyemo, mu ndwara yawe, mu kigeragezo cyawe, mu bukene bwawe, mu ntambara zawe. Hari igihe ureba ukabura Yesu, ukumva ugize gushidikanya. Turi kumwe ni turi kumwe, twaba turi kumwe ngapfusha, twaba turi kumwe ngakena bigeza, twaba turi kumwe abana bakananira, twaba turi kumwe umugabo bakananira, ariko Yesu ari aho hafi. Haleluya. Mu rugendo rw'Emawusi muba muri babiri, hakitokeza umuntu wa gatatu, hakaza undi muntu wa gatatu. Haleluya. Yesu ntabwo yaje kuducungura iby'umwuka gusa, yaje no kudukiza intambara, indwara, ubukene. Haleluya. Mu rugendo rw'inzira igiye Emawusi ndi urugendo rwo gushidikanya, ni urugendo rw'ibintu bidakunda. Inzira ukagenda ugakubita ukagonga, ukibaza ngo ndi kumwe n'Imana, ariko Yesu ari iruhande rwawe. Kandi ujya wumva ijwi rikubwira ngo humura turi kumwe, ukanga kuryizera. Urya ni Yesu mu nzira igiye Emawusi. Ntashaka ko wiheba ngo uheranwe no kwiheba, ntashaka kurwara ngo uheranwe n'iyo ndwara, kugeza ubwo indwara yawe ikubuza kwegera umwami wawe. Murabizi neza ko hari ibigeragezo bimwe bijya biza bishaka kudukura kuri Yesu. Hari ubukene bujya buza butagambiriye kugukenesha, bugambiriye kugira ngo ukene ugere ubwo wihakana Imana. Hari indwara igiza ikaza kugira ngo ugere ubwo wiganyira uvuga ngo Imana ntibaho, uhakanira Imana ku buriri bwawe urwaye urembye. Hari intambara z'urugo, hari intambara z'ubuzima bwawe bw'iti cyawe, ugeraho ukavuga ngo no, Imana ntibaho, ukayihakana. Satani aba kwinjije igitego. Ariko Yesu araza arababaza ngo niki mwabagabo mwe ko musa n'abantu bari mu kinjiro mubabaye, habaye iki? Baramubwira ngo ni wowe utazi amakuru muri uyu murwa. Yesu yababazaga ibyazi. Niyo mpamvu nubwo ufite ibibazo kandi Imana ibizi, irashaka kubivuga. Muri rimwe yaravuze ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, ngo usuke amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, ngo uyibwire byose ku murongo ibikugoye. Imana iragukunda, ntabwo izaguhana. Imana irashaka ko tuvuga, kuko mu kuvuga kwacu harimo ihumure ry'Imana. Iyo tubwiye Imana, kuko batangira dialogue yabo na Yesu, batangiye kumubwira amakuru. Yesu nawe ngo aterura ijambo, aravuga ngo ntimwasomye mu buhanuzi, ntimwasomye ko bivugwa neza ngo, haleluya, yuko azaza mu isi akagambanirwa, agafatwa, akicwa. Bwana sivyo sana. Tuzamuri ibiganza byo kurangarira abagenda ko nenda gusoza. Haleluya. Aravuga ngo ntimubizi neza. Ahera mu itangiriro agenda babagira ibyo kuzuka. Ntimubizi ko umuzuko ari uwa kera. Haleluya. Ariko nguko yagendaga baganira